Alice yaje gushimutwa na Shalom. Icyo gihe nyuma y'uko Shalom agarukiye mu Rwanda avuye mu mahanga avuye kwiga. Iki ni igice cya kabiri cy'inkuru yacu. Urukundo rwa Cedric, urukundo rwa Alice. Ubwo ni inkuru ya Alice na Cedric. Byatangiye gute rero? Niba utarumvishe igice cya mbere, garuka ku gice cya mbere. Reba kuri video ibanza. Nge ndi Hakisamu nk'ibisanzwe. Reka tugaruke gatoya. Cedric amaze kumenya ko Shalom yashimutse Alice, Cedric yarahangayitse cyane. Cedric yahangayitse cyane bikomeye, ariko ntabwo byamubujije kureka gukunda uyu mukobwa, ahubwo yaramukunze cyane ku buryo bushoboka cyane. Cedric yakomeje gukunda Alice nk'umukobwa yari yarakunze kuva akimubona akiri mu myitozo kugeza aho ashakiye akazi mu rugo iwabo. Ariko uru rukundo rwabo ntabwo rwavuzweho rumwe, kubera ko rwaranze n'amakimbirane yabaga hagati ya Cedric n'abavandimwe ba Alice. Ubwo ndavuga Dani, ndavuga na Gihozo. Aba bose ntabwo bamubereye neza kuko bahoraga bamuhoze ku nkeke. Gusa ibi byose uyu muhungu yabinyuzemo kugeza amaze kwegukana uyu mukobwa. Bukeye bwaho Shalom yakomeje guhangayikisha uyu mukobwa. Gusa yakomeje guhamagara Cedric amumenyesha ko ari we washimutse Alice, nubwo atigeze yivuga mu izina. Gusa ibi byose Cedric yarabyumvishe. Amaze kumenya ko umukobwa yakunze yashimutswe, yarahangayitse cyane bikomeye cyane. Ubwo Shalom yakomeje kumusaba ko yamuha imitungo ye yose kugira ngo arekure uyu mukobwa. Ariko ibi byose Cedric yarihanganye ku buryo bukomeye cyane, kugeza agaruje umukunzi we. Yemeye guhara imitungo ye, guhara amafaranga, mbese yari no guhara ubuzima bwe bwose kugira ngo yumve ko uyu mukobwa yarekuwe. Gusa ibi niko byaze kugenda kuko aba bombi bumvikanye. Ubwo ndavuga Shalom na Cedric. Shalom yahamagaye Cedric amumenyesha ko ari we washimuse Alice, nubwo atigeze yivuga mu izina. Yaramuhamagaye aramubwira ati, nyumva neza Cedric, wahangayitse bikomeye cyane, ndabizi neza kubwo kubura umukunzi wawe. Gusa umukunzi wawe arahari, ni muzima. Ibi Cedric akibyumva yarishimye cyane. Cedric aravuga ati, urashaka iki? Alice arihe? Uyu muhungu yaramubwiye ati, ugomba gutuza ukumva ibyo nkubwira byose. Gusa Cedric yaratuje arabyumva. Shalom yaramubwiye ati, ugomba kumpa imitungo yawe yose. Ubwo ndavuga icyemezo cy'ubutaka, icyemezo cya kampani kigaragaza ko kampani ibaye yanjye, byose ndabikeneye kugira ngo ubone uyu mukobwa ari muzima. Cedric ibi byose yarabyemeye. Yaramusubije ati, ibyo byose ndabyemeye, apfa kuba uzamungarurira ari muzima, maze tugomba guhura. Aba bombi bumvikanye guhura, ariko Cedric asabwa kugeza ibyangombwa by'imitungo ye ahabugenewe. Ubwo ndavuga aho bumvikanye. Aba bombi barabyumvikanye rwose, ibi byose barabyumvikana. Ubwo ku munsi wakurikiyeho Cedric yajyanye ibyangombwa aho yagombaga kubijyana kuko bari bumvikanye. Ubu yabishize ahantu kuko uyu muhungu Shalom yamusabye kuza wenyine, nta nzego z'umutekano ahamagaye cyangwa se umuherekeje uwo ari we wese. Uko niko yabigenje kuko Cedric yashize ibyangombwa aho yagombaga kubishira. Uyu muhungu Shalom yagiye aho ibyangombwa byari biri, aho byashizwe, ariko arabifata aragenda. Akimara kubishikira yarakuye uyu mukobwa Alice. Alice akigera mu rugo iwabo yakiriwe nk'umwami, gusa nk'umukobwa wari ukumbuye cyane. Abavandimwe be ntago babivuzweho rumwe nyuma yo kumva ko Shalom ari we washimuse mukuru wabo. Ubwo ndavuga Dani amaze kumenya ko Shalom ari we washimuse Alice. Dani ibi ntabwo yabyumvikanyeho n'uyu muhungu.
kuko Dani yihuse byihuse cyane agera kwa Shalomu maze aramutonganya karahava. Aba bombi bari inshuti, iby'ubushuti byahindutse abanzi. Aba bombi baba banzi ku buryo bukomeye cyane, aho uyu umwe yahigaga undi ku buryo bukomeye. Ubwo ndavuga Dani yahigaga uyu muhungu, aho yari kumubona hose yari kumumerera nabi, naho uyu muhungu Shalomu yari kubona uyu muhungu Dani yari kumumerera nabi. Nyuma y'igihe aba bombi baje gukomeza umubano wabo utari mwiza cyane. Gusa Shalomu yari yaramaze kumenya ko uyu muhungu yamuriye umukobwa. Ubwo ndavuga yakundanye n'umukobwa yahoze akunda, yamutwariye umukunzi. Ubwo ndavuga Kami, mushiki wa Cedric. Gusa Shalomu ntabwo yigeze amenya ko Kami ari mushiki wa Cedric. Gusa Kami nawe yari yamaze kwanga Shalomu, yarisanze mu rukundo na Dani. Ubwo Dani yakomeje gukunda uyu mukobwa Kami, ariko Kami ubuzima bwe bwaranzwe n'ibyishimo, gusa byaje guhinduka amarira akomeye cyane ubwo Kami yashimutwaga nawe akaza kubura mu buryo butumvikana. Ariko reka tugaruke gato mbere y'uko Kami abura, byagenze gute? Nyuma y'igihe kitari gito, uwo nakwita nka marume wa Cedric, marume w'uyu muhungu Dani, amaze kugaruka iwabo, yasanze uyu muhungu Cedric maze atangira kumumerera nabi cyane ko uyu marume wabo amaze kugera iwabo yatangiye kubahoza ku nkeke, amakimbirane aba yose mu rugo iwabo. Aba bose batangiye kwibaza ibiri kubabaho, babiburira igisubizo. Nyuma y'igihe kitari gito, aba bose bakomeje kwibaza, ese marume azanywa n'iki iwabo? Gusa marume yari yahamagawe n'umuhungu Shalomu. Shalomu akimuhamagara yamumenyesheje ko iwabo Dani ibintu bitameze neza. Gusa kuri Cedric agahinda kari kose nyuma yo kumenya ko Shalomu ariwe washimutse umukunzi we. Uyu muhungu yagize ihungabana rikomeye cyane, maze ibi byose bimutera agahinda, yibaza uko azongera kwigarurira iyi kampani. Alice nawe byaramukomereye cyane nyuma yo kumenya ko Shalomu ariwe wamushimutse. Nubwo yari asanzwe abizi, gusa ntabwo yari azi ko umuhungu yakundaga yatanze ibyo yari atunze byose kubera uru rukundo. Gusa akigaruka iwabo, ubwo ndavuga Alice, nyuma yo kuva mu maboko ya Shalomu wahoze amushimutse, akigera iwabo yakiriwe n'umukunzi we Cedric, maze Cedric aramubwira ati, natanze ibyo nari ntunze byose kugira ngo ufungurwe, gusa ntabwo nari nshatse ko umenya aya makuru. Uyu mukobwa akimenya ko uyu muhungu wari wihinduye umukozi wo mu rugo yari umutunzi kagahava kandi yari atunze ibintu byinshi, uyu mukobwa yahise amwanga kubera ko uyu mukobwa yabeshwe na Cedric. Cedric nawe yagize agahinda gakomeye nyuma yo kwanga n'uyu mukobwa, kandi yari yaramaze gutanga imitungo ye yose. Gusa uyu mukobwa yaramwanze ku mugaragaro, aramubwira ati, njyewe ntabwo nakomezanya nawe, ugomba gushaka undi mukundana. Uyu muhungu yagize agahinda gakomeye cyane, ariko kubw'igihe uyu muhungu yaje kujya mu muhanda akubitwa n'abicanyi boherejwe na Shalomu. Nyuma y'uko Shalomu amenye ko nyuma y'uko Cedric amuhaye imitungo ye azamukurikirana, yahisemo kumuteza abicanyi kugira ngo bamwishe ndazabashe kumukurikirana. Niko byagenze kuko abicanyi bamereye nabi Cedric. Gusa Cedric yakomeje kwihangana, ibi byose abinyuramo. Nyuma yo gukubitwa inkoni nyinshi, gusa Cedric yaje gutabarwa n'umugore utazwi. Umugore yamujyanye mu rugo we, yamwitaho, amukorera buri kimwe cyose, aho Cedric yarwaye ihungabana rikomeye cyane bimuviramo kwibagirwa. Gusa iwabo na Alice ntabwo byari neza cyane kuko umutuzo warabuze, aba bose babura amahoro nyuma yo kubura Cedric. Gusa gutamenya kwa Alice no gutamenya impamvu, kuko nyuma yo kubura umukunzi we Cedric yakomeje kumukumbura cyane, Alice arahangayika. Mushiki we Kami ntabwo yari amerewe neza cyane
kuko yari yaramaze kubura umusaza we Cedric. Aba bose babuze Cedric barahangayika, n'uwo mwangaga wese arahangayika. Gihozo arahangayika, Dani arahangayika, na Alice bose barahangayika. Alice amarira yari yose nyuma yo kubura umukunzi we, gusa yaje kumenya ko umukunzi we yari yihinduye umukozi wo mu rugo, atari uko amushaka ibya mirenge, ahubwo ari ukubera urukundo. Ibi byose byarabaye, ariko uyu mukobwa akomeza amarira. Ku yindi nshuro nanone wasangaga uyu mukobwa ari kurira cyane yibaza aho umukunzi we yagiye. Ni nako byari bimeze kuri Cedric, kuko yari arwariye mu rugo atazi, nawe kuko yisanze aho atazi. Uwamutoraguye yakomeje kwibaza ibiri kumubaho, yibaza umuntu atoraguye ari nde, nawe biramuyobera. Ariko ibi byose ntago byatinze, kuko uyu muhungu yaje gukira, amera neza cyane, asubira mu buzima bwiza, agaruka mu buzima. Ndetse uyu mugore yari yaramukunze cyane kugeza ku rwego rwo kumuhitiramo murumuna we uwo bitaga Aria. Aria yaje muri uru rugo atangira kwita kuri Cedric, yibwira ko azamubera umugabo mwiza. Gusa siko byagenze, kuko Cedric akimara gukira yaje kubwira Aria ko atamubera umukunzi, nyuma yuko Aria amusabye ko bazabana. Ubwo ndavuga murumuna w'umugore watabaye Cedric. Gusa siko byagenze, kuko Cedric yaramuhakaniye, aramubwira ati ntabwo byamera uko, kuko mfite umukunzi nkunda. Cedric yakundaga Alice ku buryo bukomeye cyane, ntabwo yari gutinyuka kumukatira cyangwa se kuvuga ko atakimukunda. Ibi ntabwo byari byoroshye kuri uyu mukobwa, kuko nawe yagize agahinda. Uyu mukobwa amenye ko uyu muhungu ashobora kuzasubira aho yavuye. Ubwo ndavuga Cedric ashobora kuzasubira aho yavuye, nubwo uyu muhungu atibukaga neza ibyamubayeho. Byose ntabwo yabyibukaga, icyo yibukaga ni umukobwa yakundaga Alice. Ariko igitangaje nuko uyu mukobwa atamukundaga nk'uko uyu muhungu yamukundaga. Gusa Alice nawe kuri ndi ruhande yari ahangayitse bikomeye cyane, kuko yari amaze kubura umukunzi, kumushakisha, kumurebera aho atamushize, guhangayika, kubura umutuzo n'ibindi, mbese byamubanye ihurizo rikomeye cyane. Gusa Alice nawe yakomeje agahinda gakomeye cyane, yabaye mu gahinda. Ariko kuri mushiki we Kami nawe yari mu gahinda gakomeye cyane nyuma yo kubura musaza we. Gusa yari yizeye ko musaza we azagaruka, ntabwo yari yizeye ko musaza we yaba yaritabye Imana. Ariko ni nabyo, kuko Cedric atigeze yitaba Imana, ahubwo Cedric yaratabawe. Muhawe ikaze ku muyoboro mugari cyane. Ndabibutsa gukanda subscribe niba ari ubwa mbere ugeze kuri umuyoboro wacu wa YouTube channel. Nge ndi Happy Sam nk'ibisanzwe, tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Iyi ni inkuru y'urukundo rwa Cedric na Alice. Muzakomeza kudukurikira kugeza kuri episode ya nyuma. Reka nge inkuru yacu y'uyu munsi nyirangirize ahangaha, mbibutsa guhorana Imana kandi mukire urukundo. Ngenda bakunda cyane.